Shalom nshuti bavandimwe aho muherereye hirya no hino mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Muri kumwe nanjye Eric wa Yesu. Kuri uyu munsi mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana iryo Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tubashe kuganira kuri uyu munsi. Rero aho muherereye hirya no hino mu migabane itandukanye igize isi, mbahaye ikaze abari muri Amerika mudukurikira, abari muri Australia mudukurikira, abari mu mugabane wa Aziya ndetse no muri Afurika mudukurikira, mutwereka ko mubana natwe umunsi ku wundi. Imana ibaha umugisha. Reka rero dutangire dusenga Imana kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, turagushima kubw'umugambi wawe, turagushima kubw'urukundo rwawe, turagushima kuko uri Imana yaturemye mu ishusho yayo kugira ngo tuyihimbaze kandi tuyiramye, tuyinezererwe, tunezererwe imirimo n'ibitangaza ugenda dukorera umunsi ku wundi. Imana ya Aburahamu bisobanura Imana isezeranya, Imana ya Isaka bivuze Imana isohoza isezerano, Imana ya Yakobo bisobanura Imana ihindura amazina. Uyu mwanya turagushimye. Haleluya, haleluya. Imitima yacu inejejwe n'ubuntu bwawe, imitima yacu yibutse urukundo rwawe, wadukunze ukatwitangira, ukadukunda tutari abo gukundwa, ariko ukatwereka ineza yawe n'urukundo rwawe. Turabinezerewe kandi turabishimye. Turasabye kugira ngo Mwami uyu mwanya ijambo ryawe uriherekereshe umwuka n'ibitangaza n'ibimenyetso, kandi aho rizagera hose rizabe ijambo riremesha, ryubaka, risana, ryomora mu matwi n'imitima y'abazaryakira mu izina rya Yesu, amen. Imana rero ibaha umugisha. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Yesaya. Yesaya ibice byaho 48 ku murongo wa 11. Yesaya ibice 48 ku murongo wa 11. Reka dusome twumve icyo Imana ivugana natwe. Haranditse ngo, ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Imana ishimwe. Reka dusubiremo. Ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Imana ihimbazwe. Nshuti mudukurikiye muri uyu mwanya, ndagira ngo tuganire mu minota mike kuri iri jambo. Ndashaka kuvugamo ijambo rivuga ngo Imana izi uko izabigenza. Izi uko izabigenza. Imana izi uko izabigenza. Mu buzima tuvukiramo kuri iyi si, dusanga ku isi hariho sisiteme zigiye zitandukanye. Dusanga hariho imipaka abantu bagiye bubaka, ibintu abantu bagiye bashyiraho, rimwe na rimwe bitwafekita cyangwa se bitugiraho ingaruka mu buzima tugenda dukuriramo, aho usanga abantu baragiye bubaka ibintu bakavuga yuko bashingiye ku buzima bw'umuntu runaka, barebye background yiwe cyangwa se profile yiwe, bakareba aho yakuriye, bakareba umuryango avukamo, bakavuga yuko afite ibintu runaka atagomba kugeraho, bakabivuga nk'abantu. Ari ukuntu abantu badufata bakadushyira ahantu mu kabogisi, bakavuga bati Eric uvuka muri uyu muryango, wakuriye muri uyu muryango, wize amashuri y'aya n'aya cyangwa se ntiyanayize. Bakavuga yuko hari ibintu bimwe na bimwe nge ntemerewe kugeraho, icyakora bagatanga amahirwe ku bandi, bakavuga ati aya mahirwe yakabaye aya, ariko reka tuyataransfere ku bize ahantu heza, ku bakuriye mu muryango mwiza. Ibyo bakabikora nk'abantu. Rimwe na rimwe uba usanga koko statisitike zabo zumvikana, usanga analize zabo zumvikana, ariko zumvikana nk'abantu nyine. Ndashaka kubabwira rero uburyo ibyo bitandukanye n'iby'Imana. Bibiliya dusomye ni inzu y'ibitabo, ni igitabo kinini cyane. Nge nita ko ari igitabo gitangaje cyahumetswe n'Imana, gitandukanye n'ibindi bitabo. Bibiliya, nshishikarize n'abantu kugura Bibiliya batayifite. Bibiliya ni igitabo gitangaje. Ndaza kubabwiraho gato impamvu mbona ko ari igitabo gitangaje. Ni igitabo cyanditswe n'abantu bagera kuri 40 batandukanye. Harimo
abami, abashumba b'amatungo ndetse n'abarobyi. Urumva abantu bagiye bayandika harimo abantu bize b'abanyabwenge, harimo n'abandi bantu mu by'ukuri Bibiliya igaragaza ko batigeze biga. Ariko ikintu gitangaje ni ukubona aba banditsi bose b'ibitabo, ngira ngo wenda bagiye mwandika ibitabo murabizi, nanjye narabyanditse. Abagiye mwandika ibitabo murabizi uburyo ntabwo ari ikintu cyoroshye mu by'ukuri kwandika igitabo. Ugomba kugira ama reference, ugomba gukora ubushakashatsi butandukanye ku byo wandika cyangwa se ku bandi. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko biratangaje kubona abantu bataziranye batuye mu bihugu cyangwa imigabane itandukanye, babyanditse mu myaka itandukanye, babasha kwandika iki gitabo ku buryo ugisoma yumva kimeze nk'igitabo cyanditswe n'umuntu umwe. Cyo ni ikintu gikomeye gitangaje gituma nkunda Bibiliya. Bibiliya rero yatwaye imyaka itari mikeya mu kwandikwa kwayo, yatwaye imyaka isaga 1500 kugira ngo iyo Bibiliya ifite agaciro gakomeye karemereye. Ikindi kintu gikomeye gikwiriye gutuma wubaha Bibiliya, ijambo ry'Imana cya Bibiliya yera, nuko abayanditse ntabwo bose bigeze bayidefanda. Ntabwo bigeze badefanda ibitabo banditse, ariko wayisoma ukumvamo ubuzima. Izi nyuguti dusoma bitandukanye n'ibindi bitabo tugenda dusoma, mu by'ukuri wumva harimo ubuzima. Iyo usoma wumvamo ubuzima, iyo watakaje amahoro wumva amahoro ari mwagaruka. Iki gitabo rero cya Yesaya dusomye ni igitabo kiri mu mugabane wa mbere w'isezerano rya kera. Uyu Yesaya abarirwa mu ruhande rw'abahanuzi bakuru. Murabizi ko dufite abahanuzi bakuru 5. Yesaya rero abarirwa muri uru ruhande rw'abahanuzi bakuru, ni umwe muri abo ngabo. Yanditse amagambo rero akomeye. Hano dusomye ijambo rivuga ngo ku bwanjye nzabyikorera. Ninde uvuze gutya? Ni Imana. Bibutse yuko Imana idapfa kuvuga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo Imana ipfa kuvuga, Imana ivuga kubera impamvu. Kubera iki Imana idapfa kuvuga? Nuko ngiyo ivuze ijambo ryayo ikarivuga, haleluya, ikavuga ijambo ryayo, hari ibintu bigera muri 2 cyangwa 3 biba bigiye kuba. Icyambere nuko ijambo ivuze iraririnda. Mboneraho kwibutsa abangurikiye ko ijambo Imana yavuganye namwe uko byagenda kose Imana iraririnze. Iryo jambo irariherekeje. Intambara ucamo ntabwo zikuraho ijambo ry'Imana, ibibazo urimo ntabwo bikuraho icyo Imana yavuze. Irya kabiri ngira riherekeza. Haleluya. Imana iherekeza ijambo. Kubera iki Imana iherekeza ijambo ivugana n'abantu bayo? Nuko hari abahagurukira kurirwanya, abarozi bakaroga, abantu bakavuga ibyabo. Bese Imana ijambo yavuze irariherekeza. Gatatu, haleluya, ndanezerewe ngo isohoze ijambo yavuze. Hari ibintu abantu bagusezeranije ariko batigeze bakora. Nawe hari ibyo wasezeranije abandi utigeze ukora, ariko reka nkubwire ijambo riva ku mutima w'Imana. Ikintu Imana yavuganye nawe, niba ariyo yakivuze izagikora. Abantu baravuze ntibakora, ariko ndashaka kubwira ko icyo Imana yavuze izagikora. Uko byagenda kose ikintu Imana yavuze izagikora. Imana itinda kuvuga. Haleluya. Irareka abantu bakabanza bakavuga ibyabo. Irareka abantu bakabanza bakagerageza. Urabona ibyo Imana yavuze itarabikora, uri muri baza inzira. Umva nkubwire my dear my friend, Imana yarabaretse ngo babanze bavuge. Babanze bakugireho ijambo nyine. Hari ibintu Imana yahaye umwanya kugira ngo bikugireho ijambo, atari uko inaniwe kubihagarika. Yego, Imana yarabaretse ngo babanze bavuge ko idashoboye, bavuga yuko nta mbaraga ifite. Yego, yarabaretse. Burya ndagira ngo dusubire inyuma gato twibuke Abisirayeli ku nyanja itukura. Yaratinze, isa nk'iyatinzeho gatoya ukurikije n'imitekerereze y'abantu, ariko ntiyakererewe kandi ntiyatinze. Ahari urabona ko ikererewe, urabona itinze, ariko ntabwo itinze. Imana irahari. Haleluya. Kandi igiye kuza gukora ibintu bikomeye mu buzima bwabo. Abisirayeli buriya baritotombye, babona ko ibintu bikomeye, baravuga bati Imana iradutereranye. Mose kuki wemeye ko ibingibi biba? Umva nkubwire, ijya ibyemera. Imisozi ikaba iri impande zose,
inyuma Farawo akaba ahari, inyanja ikaba igutegereje imbere, ariko ijya ibyemera. Haleluya! Ijya ibyemera kugira ngo yiheshe icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo yiheshereza icyubahiro kuri Farawo. Umva nkubwire, hari ibintu Imana igiye kwihesherezaho icyubahiro. Bareka abavuga bavuge, abavuga ko idashoboye bareke. Senakeribu umwami wa Ashuri nabwo niko yabigenje. Imana iraceceka agira ngo ntivuga, agira ngo ntikora. Umva, kuba icecetse ntibivuga ko idakora, kuba itarakora ntibivuze ko itazakora. Izakora. Haleluya! Imana izakora we, izakora. Niyo yavuganye nawe, Imana yaravuze. Humura, izakora. Ni Imana ifite imbaraga. Iravuze ngo ku bwanjye. Haleluya! Ntabwo iri bwohereze umuntu, nta nubwo ari marayika iri bwohereze, ntabwo ari Mikayeli, si Gaburiyeli, nta nubwo ari haleluya. Iravuze ngo ku bwanjye nzabyikorera, nta kizatuma izina ryanjye ritukwa. Ni gute izina ry'Imana ryatukwaga? Igisuzuguriro cyari cyaje kuri Yerusalemu. Icya kabiri, ubwoko bw'Imana. Iyo bavuga ubwoko bw'Imana mu isezerano rya kera, baba bavuga ubwoko bwa Isirayeli bwari bwaratatanye. Nibyo bavugaga rero ko igisuzuguriro kizaza. Nibyo Imana ivuga ngo ntabwo nzatuma, ntabwo nzemera, ntibishoboka. Ndagira ngo nkubwire ko hari ibintu Imana itazemera. Izi uko izabigenza. Hari ibintu Imana itazemera. Iracecetse ariko izi uko izabigenza. Imana izi uko izabigenza. Mu burwayi bwawe izi uko izabigenza, mu bushomeri bwawe izi uko izabigenza, mu ntambara zawe izi uko izabigenza, mu magambo bakuvuga izi uko izabigenza, mu bukode bwawe izi uko izabigenza. Haleluya! Imana izi uko izabigenza. Ibyo utabonera inzira, humura, ibifitiye inzira. Ndumva nezerewe umwami Imana Nyiringabo. Le prasala haidolekile roveremene stakita la done ende stakita done destia. Imana izuko izabigenza. We kwibaza ngo abana banjye baziga bati, izuko izabigenza. We kwibaza ngo se iby'Imana yambwiye bizaca he? Oya, ntabwo bikureba, ntibikureba. Ishobora guca inzira mu nyanja udatekereza. Izuko izabigenza. Haleluya! Imana ya Isirayeli, Imana ya ubone navuze ndimo nsenga, twavuze ngo Imana ya Aburahamu bisobanura Imana isezeranye. Imana ya Isaka bivuga Imana isoza isezerano. Imana ya Yakobo bisobanura Imana ihindura amateka. Umva nkubwire, Imana igiye kuguhindurira amateka. Imana igiye guhindura izina ryawe kuko izi uko izabigenza. Abari kukunyega, abari kugusebya, abari kukuvuga, bareke babikore. Nta mugaragu utashebuja na Yesu byamubayeho. Ariko icyo nakubwira ni uko izabihesherezaho icyubahiro, kandi nyuma bazamenya yuko ari Imana ubwayo yabyikoreye. Ndagira ngo guhumurize muri iri jambo. Ngana ku musozo, ndagira ngo gusengere. Ahari warucitse intege, wibaza, Mana niwe wavuganye nanjye, niwe wavuze, none se bimeze bite Mana ko mbona bitari kuba? Isa nk'itinzeho gatoya ukurikije ibitekerezo byawe icyo bikwereka, ariko ntiyatinze, ntabwo izigera ikerererwa. Niza izabyikorera ubwayo izabyikorera, nta muntu izatuma, kandi igiye kubikora. Haleluya! Irabikoze nk'Imana. Ndagira ngo dusenge, ndagira ngo nkusengere. Niba wumva warucitse intege, shobora kuba Satani yarema azana amajwi menshi mu matwi yawe agutera kwibaza no gutekereza ku masezerano. Wicika intege, haracyari ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyakongera gushibuka. Ndagira ngo gusengere Imana, ndagira ngo dusengere Imana mu izina rya Yesu. Mana data twese, Mana ikomeye, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana yacu bwite. Twabonye imirimo yawe, twabonye gukomera kwawe, twabonye imbaraga zawe, twabonye uburyo uhambaye, twabonye uburyo ukora ibitangaza. Uri Imana. Haleluya! Ijambo ryawe ritugezeho ritubwira ngo wowe ubwawe uzi uko uzabigenza.
abantu twaragerageje biratunanira, twifashishije imiryango ntiyagira icyo ikora, ndetse n'inshuti zagerageje zarananiwe, ariko noneho uje uvugana natwe ngo nidutuze, wowe ubwawe uzi uko uzabigenza. Turagushima kuko urinda imfubyi, ukarinda abapfakazi, ukarinda n'abandi bose mwami bari mu byaha batarakumenya, batarakwakira. Tubasabiye imbaraga ya Mwuka Wera kugira ngo ibagenderere, womora imitima yabo mu izina rya Yesu, ubakure mu mwijima ubinjize mu mucyo, umucyo wawe ubamurikire kugira ngo nabo bakumenye. Nuhimbazwe kandi umugisha umuntu wese uzakurikira iki kiganiro mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Imana ibahe umugisha, ndabakunda mu izina rya Yesu. Shalom.